Ubuzima bwo ku muhanda ni ubuzima bubabaje. Njye nabaye ku muhanda igihe kinini, nahuriyeyo n'ubuzima bubi, nahuriyeyo n'ibibazo bitandukanye, ku buryo hari igihe namaraga igihe kinini nabona ibyo kurya, nkashaka ko nabona ibyo kurya bikanga, bikaba ngombwa ko najya kwiba, rimwe na rimwe bakamfata bakankubita bakanyandagaza. Hari igihe nibye umuntu ikintu arankubita banjyana kwa muganga nenda gupfa. Ubuzima bwo ku muhanda rero buba bubabaje ku buryo bukomeye, ariko njyewe bwabaye ubuzima bukomeye kuri njye. Rero ku muhanda ni habi cyane, uhurirayo n'ubuzima bukomeye, abantu bakubona ukundi, kabone n'ubwo waba ukora ibiciye mu mucyo. Hari igihe ubura n'ibyo kurya ukicwa n'inzara. Bimwe mu biranga abana bo ku muhanda harimo byinshi tuziranyeho, nk'uko usanga batagira disipurine, kwiba n'ibindi byinshi. Rero mbere y'uko njya ku muhanda mu rugo twari abakire, muri make twari twifashije ku buryo bufatika, ariko nyuma byaje kwanga, ibintu birahinduka. Papa wanjye arapfa birangira, imitungo yacu leta iyifatiranye, na mama wanjye nawe abura icyo akora, ajya gukora akazi katemewe ko kwinjiza ibintu mu gihugu, bimwe bita forode. Baje kumufata baramufunga, bamukatira imyaka 10. Ubwo nanjye naje kubura aho njya, imiryango yacu yari isigaye irantererana, mbura uko mbigenza, mpitamo gufata umwanzuro wo kujya ku muhanda. Nibwo natangiye kujya niba, nangira kunywa urumogi, kore, tineri n'ibindi byinshi. Ku muhanda nibwo bwari ubuzima bwanjye, aho batangiye kujya bamimba amazina, bamwe bakanyita umwana wo ku muhanda, Mayibobo, Marine, Dikwaya n'andi menshi adashimishije. Uvase mano yo kuryama nk'utari bubyuka wasohotse mwango. Ntacyo mwandusha, njye ntacyo. Ese uzi ko cyagiye ahandi twagiye mani twaraburi twagiye. Ndabibona ariko manje turi kumwe mu kanya ahantu giye turi kumwe ma. Nasa kaburi. Akarondisha barabituka bambwira nkaza tukanyine tukabireba ukuntu twaba turya. Tukaza kurya mu kanya mani. Narakamwe hakintu. Urumva rero ureba ahandi kuri ka gataje. Mani niyo narya ubugari nta kibazo butagira imboga masi. Use mburira amazi byawe. Ubwo rero nagazika amazi urafi. Oya mani ariko nubwo nayafite ariko nyine umuntu yajya no gushaka ubumenyi bwiza n'ikizira ntiwa. Yewe nagazika rero mbidi. Naye narabuze. Ariko hari ahantu ku gataje urumva mani. Ngiye gushaka akantu nakura yo wakira. Kumva ko nyifite n'utuntu. Mani kumva n'utuntu. Goreka mbakite. Ubwo kanya ahubwo reka njyewe hari akantu nabonye umwana wo mu bakire afite akabaro hari igihe nakamurasa nyine mwana bakamama n'ubwo biturabona. Tujye ku gahigo. Ni wawe uragahigo mvuye wakira. Nose mumeze gute kintu? Utuboro mari mwe kurasa. Icaranga ama. Wewe wazanye iki? Gosema. Sonari yo muntu. None wani. Hari n'umukiriya afite umva ari gushaka simukadi w'abantu 5. Y'amayinite ave. Tugiye kavara mu gitondo turatega indege mwana se. Mbaza ngo njye nazanye iki? Imodoka. Umuntu navanye ku muhinde. Ndakora inda. Nizi boro wakintu urumva. Ndumva harimo fera. Ni ndafera betomani. None se gute se? Cyane man. Imitra iriya cyangwa uretse. Nose byanye ko mutabishima. Tuzabirira wowe kwicara wicara. Nanjye nicaga twigendera no muje. Kino kintu nako nabonaga ngo bajyagarajya. Fata mumfate ma. Tugenda wumva. Ntabwo inde mani wonga se. Ariko ndakizi niko nabishaka kabitanye. Ndakizi. Bagifite n'abatu.
gifite n'amapine aryoshye hari ukuntu twajya hari umukiriya uramba afite abakiriya benshi ino modoka ngiye ngomba kuyigurira none se aka kantu ntabwo nako twafashe Ose gukora iki? nose kuba ari bagenzi bawe Ose mbona tuza muri gang. uraza muri gang urabona itaruzi Twebwe tuza muri gang twazanye ibintu byinshi birenze. Byada uzanye. Mani cyenje n'urutwe gusa ntari reka nza muri kintu none tuzanye urutwe umuje akabaza amari barakwira muri ashatse kuturusha imihanda ashatse ariyo nyine nk'abantu b'amaniga n'undi muri imihanda Ako ndumva mfite makazu k'imihanda. imihanda ni mufate n'ibintu byinshi Ako ntabwo dore wasanga nta bataho ku nyanganga ako se mani kuba mwamwakira mu muryango uranyicishije icara ahangaha icara ahangaha urimo uranyicisha icyaha mani muramara maruko mani muramara maruko mani kumva uri n'uburyo uri kuvumbura samani iyi boro murumva atari neza samani ino maze turayumva umusuku yare umusuku yare kumvisha akantu k'agahumuro gusa utaza kumara boro yanjye wazanye ntabwo ndi bw'insanganga nahita nanakumenye noneho ugakwezi umuntu aba yateguye wataje umuntu aba yateguye umuntu aba yateguye imirori kari ako mana mutuze ntihakagira umuntu upfa kuza muri genge gutya wewe waje ute ni gute wapfuye iwane kugira ngo uze hano ubundi nta turasizo cyaze gaswera nyine mani twabagaho mu nyine mani twabagaho byinshi byandanje kubona na kimwe byamunaniraga tukava mu rugo nyine managinga n'ibiki none wavuze azanye umuntu bw'ubwongereza mani ngiye wo kubakontorora genda bizi rero murara warabizi yakoraga utuntu twa kontorore kontorore rwakubakaranga imodoka kugira ngo nzabuvemo sibyo mani ari insazi ari insazi ariko zajyana ko kugira ngo mbone ijambo kubona baporo hano kuri bino ntabwo yigera imihanda naho rero n'abarara imihigo uzi ukuntu ujya navuye mu rugo ma ukuntu avuye mu rugo urabizi kumva ka kantu gatangiye uzi ukuntu ujya navuye mu rugo Meri na mama bateraga imihini nanjye nkunama umunsi umwe ndunama mbona umuryango nkomeza inzira y'umuryango yoreze ko bantumye agafuka k'umuceri shaho natangure akantu kitwa icyuma nagiye horo ku buryo nibagiwe n'inzira itaha mu ngoma ku buryo njyewe ntabwo niyo duhuye ntabwo yamenya wose umwana we asigaye abona ari isuku mba mfite akatavuga ati uyu mwana rwose dore yazanye mapofu i Kigali ari kigiye kuzaba iya Afurika mwana ugende hato iyi niyo suku we wayigeze mani nazi imihanda wakina ibyandabure urabona n'uyu nguyu yijemo vuba atangiye kumenyana n'agakoze katangiye gusa neza nawe urabona nawe tangiye azafite rwanda inkweto yasaga kacyiru reka tubanze twumvone jemani urazi umvaho mu mani nice agasukuru kari karananiye ibintu byo guturuka yo wakira nabonaga umwarimu yazanye isuku bwo kumenyera urumva kari mu munsi umwe karamenyera mani ngo ni nayo njye kuzana umubyeyi uzi uburyo nagakatiye wakira nazanye meri amaze kuzana meri nawe azana ibintu by'uburenge bwa dani nahise mutayabuze
bita n'impanuka wafashe inzira nzima urakomereza ubuze ni mwebwe maca ariko mana nawe turabure ubwo wasanga waravuye na sikuru nta n'umuntu nakubise n'akaboro basi ku buryo bazajya bakwibukira bavuge kubita akantu nyine n'ahantu wajya ugera nyine tumani wajya uba n'umuntu watande ubwo nagarukiye nawe turabure mani ubwo nagarukiye reka intore ndabyibuka ariko nawe niwe mujya mana tumesha bwana mvuye ku bintu by'amasomo dore byadangiye hari umunyeshuri nigeze guhura nawe baramubwira ngo gufata definition irya ariko mani rero umusore ibintu by'ibinyamazuru bituruka ngo muri iyo zagana noneho gana nayo itembereye amasaha yewe nagazwe ndi gufata abana we igiti cyagiye batuzitwara ubuzima bw'uyu mana natwe nakajya yumva ibyacunga muri kudushonesha ariko reka mani ndabona mwaje mu bintu by'ibiganiro by'ibicurumba nta gahunda mufite yo kujya kugaheka uretse uno muntu abanza turabure ntabwo yagenda nta kintu atubwira urumva ibyo bintu byabaho oya mwami barabure bose babimenya ariko ntarabona ko umwana ari neza njye naje ahangaha umwami w'akantu abantu bagashya ndi mubi ngenda baruka rawundi wibye moto bakamura turiya twari inshuti ukanumvisha ko bigenda kuri stade amahoro situzi yuko mu mateka rukara yakubise umuzungu akamwita wowe yishe igikara mugenzi ako mani tutaguma mu biganiro dore inda yanjye yahuye n'umugongo kano kanya kadufasha katugire ukuntu tubigenza twihanure tujye mu kazi aka kanya ndabona ubu ngubu ibintu birenze ni ukujya mu kazi Profe